ubutabera mukaba n'intumwa ya leta ariko kubw'umwihariko mukaba ni mushyitsi mukuru muri iki gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye. Eminence Cardinal Kambanda, nyakubahwa meya w'umujyi wa Kigali, nyakubahwa deya wa Kicukiro, nyakubahwa perezida wa GRG, nyakubahwa senateri wacyuye igihe ariko senateri ngira ngo bihoraho Antoine Mugesera, ukaba n'umubyeyi wacu, abanyakubahwa muhagarariye ingabo na polisi n'abandi mu byohero byanyu muri hano. Ndagira ngo ntangire ubutumwa mbakomeza ariko mu nkundire mpere ku kantu nabonye muri iriya filime mbarankuru numva ntasiga inyuma. ngira ngo iriya filime mbarankuru barimo kwitwereka mwabonyemo byinshi kandi biri mu mateka yacu, ariko hari ikintu numvise muri uyu munsi ntavuga ntakwibagirwa. ngira ngo mwese mwabonye abantu bagendaga berekana amatongo y'imiryango yazimye. Ibyo natekereje ndabizi ko mwese mwabitekereje, ukibaza ukuntu abantu bagabiwe bakamiwe bahisemo guturana n'ibigunda, guturana n'inzoka, guturana n'ibikoko by'ubwoko bwose. Ibyo ni ikintu cyankoze ku mutima cyane, kandi ngira ngo na sosiyete nyarwanda yose ni ikintu umuntu yahita yibaza. Nyakubahwa nyiricyubahiro Eminence, nyakubahwa minisita, ndabizi ko ni twebwe twese nta nubwo ari mwe bwenyine wenda ngiye kubwira, ariko dufite challenge ikomeye yo gukomeza kubaka uyu muryango kuko warasenyutse pe. Leta ishyiramo ingufu nyinshi zishoboka, ngira ngo n'abanyamadini, Kiliziya Gatolika, hari za porogaramu nyinshi mufite zo kongera kubaka uyu muryango, ariko challenges ni nyinshi. Ikiza nuko iyo volonté politique ihari, ikiza nuko urubyiruko rwacu rufite uko gushaka, nicyo kiturema agatima, ariko challenges ni nyinshi. Natangiye rero mbakomeza mu nkundire nkomeze cyane abafite imiryango, ndajya hanze y'umuryango turimo kwibuka uyu munsi, abafite imiryango, abo mu miryango yazimye turimo kwibuka, nkomeze abacitse ku icumu muri rusange, ariko nkomeze n'igihugu cyacu nka sosiyete nyarwanda, kuko twataye imbaraga nyinshi, twataye abanyabwenge, tubura abantu bafite ubumuntu, bicwa n'abari babuze ubumuntu. Ndagira ngo ariko nshimire cyane GRG, umuryango uri muri IBUKA, iri muri IBUKA, umuryango utegura iki gikorwa ngarukamwaka. Ntibazazima twararokotse, tubibuke kuko nitwijwe ryabo. Ndagira ngo mbonero n'umwanya wo gushimira n'indi miryango nayo ifite ibikorwa bikomeye nk'ibi. Hariho nk'umuryango wa Dukundane Family nawe ukora igikorwa ngarukamwaka cyo kwibuka
abavandimwe bacu ababyeyi bacu bajuguwe mu mazi kugira ngo hari n'undi muryango witwa Humura buri mwaka nawo wiyemeje kujya wibuka abavandimwe bacu ababyeyi bacu abana bacu tutazi kugeza ubu aho baguye. Ndagira ngo mfatire uyu mwanya nongere nshimire cyane abacitse icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kwihangana kwabo. Murabyibuka Jenoside igimara guhagarirwa n'ingabo za FPR Inkotanyi, ibibazo byari byinshi wenda ndabigaruka mu kanya, ariko n'ibyakemutse ni byinshi. Mpamvu rero nshimira cyane abacitse icumu uyu munsi, ukwihangana bagize cyane mu kugerageza kwiyubaka nubwo bitari byoroshye. Nagira ngo ngaruke ku gikorwa cyari gikomereye benshi, aho twari dutangiye kubona imwe mu mibiri y'abacu yari yandagaye ku dusozi twose mu Rwanda no mu bishanga na hehe, aho twagize Imana tukababona. Abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi bafashe ya mbere, baravuga bati iki ni igikorwa cyacu, ntawe tugisiganya, kubategura hanyuma tukabashyingura mu cyubahiro. Ndagira ngo nshimire cyane ariko na leta, kubera ko yadufashe muri iki gikorwa, n'ubu iki kidufasha, n'ubwo na n'ubu tutari twabona bose, ngo nibura icyo gikorwa tuvuge tutagikorotiriye birarangiye, tubashyingure mu cyubahiro, tujye tubashyira indabo nk'uko tumaze kubikora mu kanya, tugende tubaganirize, tujyanayo abana bacu. Ubu twarabyirutse, twarashibutse, abana barirwa batubaza ibibazo bikomeye, ariko iyo ugize Imana ukaba uzi yuko hari abo nibura washyinguye mu cyubahiro, aho mu miryango yawe, ukajyanayo abana, bya bibazo mukabiganira muvuyeyo cyangwa munariyo, buriya ni ukomora igikomere kiba gikomeye, ni ukongera gusana wa muryango nyarwanda, wa muryango wacu. Ndabibashimira rero, kandi nanabasaba yuko dukomeza kugira izo ngufu zo gukora icyo gikorwa, kuko nawe uzakidukorera. Uyu munsi ndagira ngo mfate umwanya muto nanone ngire abandi bantu nshimira cyane. Ndagira ngo nshimire ababyeyi bari baramaze kurokoka, nyamara ibyashoboraga gutuma babaho nk'uko bari basanzwe babaho bari bamaze kubibura. Abapfakazi ba Jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma ya Jenoside ikihagarikwa, umutima bagaragaje, ariko ni ukubashimira, ariko ni na za ndangagaciro duhora tuvuga bagira aho bakomora. Ubu rero bahawe umutima bagize wo kwakira imfubyi zitari zifite epfo na ruguru. Nyamiganira na ba mama Gerge na Erge, ntabwo nyuma y'imyaka 27 ntabwo turereza igikorwa nk'icyo ingufu cyasabaga ku muntu udafite umutima. Ariko umubyeyi ugasanga afite abana nka 12, nta kazi afite, ariko akabakiriwe, rimwe na rimwe atari niwe ari ahasembere cyangwa se aho yagize Imana akabona inzu. Abo bana benshi ubu nibo bahagarara imbere, nibo bakorera igihugu, abenshi nibo bari ku muheto, ku ruhembe rw'umuheto, niko navuga. Ndagira ngo rwose mbibashimire, mwarakoze cyane. Ndagira ngo ariko nanashimire ikindi gice cy'abantu
nabo bitanze, mvuge ko bitanze, bagaragaje umuntu kugira ngo hariho agire n'abarokoka jenoside yakorewe Abatutsi, kuko yari yateguwe. Ubundi bifuzaga yuko abo bayiteguye bifuzaga yuko nta n'umwe usigara, ariko nubwo batahigwaga, harimo bamwe bagize ubumuntu, bahisha abantu, barabagaburira, babaha amazi, kugeza ubwo inkotanyi zibarokoye. Uyu ni umunsi rero kugira ngo nabo tubashimire, kuko hariho n'ababizize, bazize icyo gikorwa cy'ubutwari. Turagira ngo tubashimire, ari abakiriho ari n'abitahiye. Ndagira ngo rero ntabwo nashimira bose, ntashimiye leta yacu, leta y'igihugu cyacu, inkotanyi bahagaritse jenoside yakorewe Abatutsi, ariko bakora n'ibikorwa by'indashyikirwa kugira ngo bongere batwubake. Ntabwo njya muri byinshi ibyakozwe byo, ngira ngo ushaka kubyumva, ushaka kubireba arabibona. Ibibazo byari byinshi jenoside ikimara guhagarikwa, harimo ibibazo by'amacumbi. Hari amacumbi yubatswe icyo gihe abantu kugira ngo babemo, n'ibyo nahoze mvuga, ababyeyi bagiye bakiriramo imfubyi. Hari abana bari baracikishije amashuri cyangwa bari bataranatangira, bashyirwa mu mashuri, ariko kandi habaho n'ubutabera. Habaho ubutabera. Inkiko gacaca zitangira, sinababeshya, abenshi muri twe ntabwo twari twakabyumva akamaro ka gacaca, ariko gacaca imaze gutangira, turebye ibikorwa ikora, ngira ngo nta bundi buryo bwari gushoboka bwo kugira ngo abantu bari bamaze kutwicira abantu kugira ngo bashyirwe imbere y'ubutabera, kandi ari benshi. Ndabibashimira cyane. Nubwo ubutabera bwo mpuzamahanga nari ngeze kuri ruriya rukiko rwashyiriweho u Rwanda, ngo mpuzamafaranga rwakoresheje nabo rwaciye imanza ni bake, ariko nibura nabyo byarabaye. Hari imanza zaciwe muri icyo gihe, tunaheraho uburyo zaciwe, tugashobora no kurwana n'abandi bahakana jenoside kandi nyamara barayigizemo uruhare. Nkuko nari maze kubivuga rero, leta y'u Rwanda nta kintu itakoze pe, nta kitakoze kugira ngo yongere twubake. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi ibibazo yari isize, ariko ngira ngo murumva, mumaze twese ngira ngo tuzi neza uburemere bwa jenoside icyo ari cyo. Ntabwo ibibazo byose byari kurangirira rimwe. N'ubu rero hariho igihari, tukirwana nabyo, ariko icyizere kiba gihari, kubera yuko nkuko nabivugaga, hariho umurongo wa politiki wo kubikemura. Navuga ko tuvuge nk'ubu ibibazo duhora duhura nabyo twakira, haracyari ibibazo by'amacumbi. Hari amacumbi yubatswe muri icyo gihe kera kuko byari ngombwa muri iyo urgence. Amacumbi ubu ngubu yagiye asenyuka, akeneye gusanwa, hari n'ayaguye ngira ngo. Yewe n'abashaka amacumbi bashya, hakaba abana, ndabita abana kuko igihe bacikizaga amashuri bakiri abana, ariko benshi bamaze gukura, ubu bashaka kongera gusubira mu ishuri. Hakaba rero na cya kibazo cy'ubutabera navugaga, ngira ngo nshimire nyakubahwa minisita w'ubutabera uraha, ingufu mwashyizemo cyane cyane mu marangizamanza za gacaca. Imibare dufite ubu ngubu, hasigaye ibibazo bike cyane bitarakemuka, nabyo bifite impamvu zitandukanye, kandi ngira ngo ibizashobora gukemuka byose bizakemuka. Haracyari imanza zatewe na ba rusahurira mu nduru, cyane cyane ku bana barokotse ari bato cyane,
bafite umwaka, amezi, n'abasore n'inkumi, ugasanga rimwe na rimwe hari bamwe muri bene wabo mu miryango bigabije ibyabo, hariho n'ababigurishije, none abana bamaze gukura, baraza tukabiganiraho, abo dufasha mu nkiko tukabafasha. Hari n'abagiye bahuguzwa amazu, nabyo birahari. Ndagira ngo nshimire rwose inzego zose, ari inzego z'umutekano dukorana umunsi ku wundi, ari inzego bwite za leta, inzego z'ibanze, naho bitarakemuka nibura ubona yuko bifite umurongo, kandi ba bantu babifite nk'ikibazo bakagira icyo cyizere, kuko ibibazo byose maze kurondora, iyo batabonye ababumva, niko kwa gusubira muri rya hungabana rikomeye. Haroni ndagira ngo mbonereho uyu mwanya wo gusaba cyane cyane aho mu nzego zacu ari za IBUKA, ari mu miryango y'umubiri mu IBUKA, ndagira ngo mbasabe bakore ibyo twiyemeje ku bijwi ry'abo ngabo bafite ibyo bibazo. Gitumye mbigarukaho nuko hari ubwo tugira gutya tukabona nk'ikibazo kimaze imyaka irenga 10 ku bantu batuye hanze y'imijyi, kandi nyamara bya bibazo byashobora kuba byarakemutse iyo bimenyekana. No kuvuga ngo rero tujye dukome n'ingasire, hari hagomba kuba ari mu miryango yacu, cyane hasi mu mirenge, mu tugari, abayobozi b'iyo miryango batita kuri ibyo bibazo. Ndagira ngo rero mbonereho uyu mwanya wo kugira ngo mbasabe bafatanye n'inzego bireba, ariko banabitugezeho abo bantu bakorerwa ubuvugizi kugira ngo ibyo bibazo bikemuke, aho kugira ngo abantu birande noneho basubire mu ihungabana rikomeye. Ikindi nakomozaho uyu munsi gatoya, nari maze gushima rwose, nshimira leta cyane biciye muri farge, abana bacu barihiwe benshi, abana bacu barangije amashuri. Ngira ngo iyo duhuye turimo no kwibuka, farge bayita umubyeyi, kandi nibyo. Ubwo icyo bavuga ni leta bita umubyeyi bakabicisha muri farge. Ariko hari ikibazo turimo kurwana nacyo cy'abana barangije, ngira ngo Perezida wa Jeje agikomojeho, badafite akazi. Ubwo tuziga strategy tuzakoresha kugira ngo be kuguma aho ngaho nta kazi bafite, kuko nabyo ndabigaruka mu kanya, nabyo ntabwo ari byiza, nabyo si byiza. Umubyeyi yarabarihiye, hanyuma bararangije babuza akazi. Hariho n'aba bafite ababyeyi babo. Umubyeyi wundi kera uko twakuze, umubyeyi yabonaga umwana agiye, twabyitaga amashuri makuru, secondaire twahitaga amashuri makuru. Umubyeyi ku gasozi k'iwabo yumvaga nyine yakize, kuko avuga ati umwana wanjye azarangiza nyubakira ibati, niko bavugaga. Urumva rero iyo umubyeyi yabonye abana be, umwana umwe cyangwa babiri cyangwa bangahe barangije amashuri ntibabona akazi, birongera bikamusubiza inyuma, akavuga ati ibyo nari ntegereje ku mwana wanjye ndabona ntazabibona ku buryo bworoshye. Ni ibintu rero tugiye kwiga, tuzabifatira umwanya turebe icyo tuzakora. Twahemba imirimo, twakora ubuvugizi kugira ngo bagire n'ikindi bakora, tuzabiganiraho. Icyo ngira ngo nsorezeho rero, ngira ngo nsabe abanyumva, ariko natwe twisaba ko twese tugihuriyeho. Ndagira ngo uko dushoboye twese dushyire ingufu hamwe, turwanye ingengabitekerezo ya jenoside. Kuko impamvu bigarutseho ni iki? Nuko inyangabirama, iyo wabonye ba bantu, ubwo ndavuga twese n'umuryango nyarwanda muri rusange, abantu batangiye kwishyira hamwe, bakora uko bashoboye kugira ngo wa muryango bashwanyuje bongere bawushwanyuze. Bakoresha amayeri menshi rero.
akoresha amayeri menshi, ashakisha amakuru. Ubwo reka mvuge ku ruhande rwacu, muri ba bantu bacu bashobora kuba bafite intege nke zatewe n'ikibazo iki cyangwa ikindi. Icyo rero ngira ngo nsabe imiryango yacu tuhagurukire, nuko tugerageza kumenya ibyo bibazo by'abavandimwe bacu kugira ngo tutazaterwa ngo natwe twitere. Kugira ngo twarabitangiye, turimo gukora analize yabyo ibyo bibazo, kandi tuzafata n'umwanya, ari umunsi umwe ari ibiri, tubiganireho, dufate strategy z'uburyo twagabanya ibyo bibazo kugira ngo tunakumire ba bandi bashaka kuducamo icyuho. Reka rero nsoze nanone nk'uko natangiye mbashimira cyane ko mwashoboye kuza, nshimira ariko n'abandi bose badukurikiye, ariko mu nkundire nsozereze mu gushimira umugabo utugejeje aha, umugabo utuma twicara aha ngaha tukaganira, umugabo waduhaye politike y'icyizere. Ndagira ngo nshimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ariko nkomoze cyane no ku ntambwe u Rwanda n'Ubufaransa bimaze gutera, nubwo itaragera kure, mu kanya barimo babimbaza kuri RFI, ariko nibura hari icyizere cy'uko bariya batindi bagiye mu Bufaransa bumva yuko ari mu nda y'isi, bumva ko ntawe uzabakora, kungira ngo ahenshi bafite ubwoba. Iriya raporo du Claire niyo barashoboye kuyisoma, buriya ni base ikomeye yo kugira ngo bumve ko ntaho bari, bumve yuko ejo bundi bazafatwa, kuko twebwe nka IBUKA n'imiryango iri muri IBUKA, ubu indi ntambwe dutegereje, ubwo duhora tubivuga, no kugira ngo iriya raporo izafashe kugira ngo ya volonté politique yagaragaye hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ikoreshwe, kugira ngo bariya bantu bari hariya bumvaga barakwebye ubutabera byararangiye, noneho bajya imbere y'ubutabera. Nicyo dutegereje ubu ngubu, icyo dutegereje, kandi ndibaza ko bizakunda. Ejo bundi mu minsi ishize hari ngira ngo mwarabyumvise mu makuru, parke ya Paris yarirenze ivuga yuko ngo batifuza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa nibyo bakoze mu Rwanda. Ibyo twese twarabyamaganye, ariko no mu kanya ibyo bambazaga ndababwiye nti icyo twishimira nuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kujyayo, kandi harimo bamwe muri abo ngabo bazabonana, kandi Perezida wa Repubulika y'igihugu cyacu muramuzi, ntajya aca ku ruhande, ntarya indimi, azababwiza ukuri, uko kuri natwe tukuzamukireho. Ndibaza ko kuba baranabyemeye yuko abonana nabo niyo ya volonté politique navugaga. Ubwo ubutegetsi bwa Macron icyo bazumvikana, ndibaza ko tuzakivanamo igisubizo kandi gifatika. Ndagira ngo rero nongere mbashimire kandi mbakomeze, mugire umunsi mwiza, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka.